ntabwo ijambo ry'Imana ryemerera abakristo gutandukana n'abagore babo cyangwa n'abagabo babo ngo bagiye gushaka abandi. Bivuga ngo umugore ni urubavu rw'iki rw'umugabo. Iyo ni isano ya mbere ikomeye hagati y'umugabo n'umugore. Icya kabiri, irongera kandi iravuga ngo ni umwe wenyine yari ifite n'ubushobozi bwo gufata urwo rubavu ikarukoramo abandi bagore benshi. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo uhereye mu itangiro Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Haratubwiye ngo arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanyi. 12 kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashingirwa undi abagize gute abasambanyi. Abadamu muri intege nkeya zabo ziba ku matwi, ziba ku matwi. Hanyuma abagabo intege nkeya zabo ziba ku maso. Amaso twebwe dukamiye tureba abagore b'abandi n'abakobwa beza tukahapfira. Ariko abadamu bapfira mu matwi amagambo meza, utugambo twiza ubabwiye. Uzi ko hari abigeze gusenya urugo bapfuye imbeba. Imbeba yarinjiye ati iciye hano musi y'ameza. Uratoya ati aho biciye do gice musine onda ati nge nayibona iciye musi y'ameza. Unatereka daciye musene umugabo ati kandi wa mugore we ntagasuzuguro kawe kinaka kutumva. Unatehoya ngewe nayibone iciye musi y'intebe. Umugabo atuva twumvikana urambona jya wumva ibyo mvuze. Sibara yagutse atekuye abamukubise ishi. Byarahije urugo rusenyutse bazize imbeba. Hari n'abigeze gupfa korogati neza kubera ko ngayikanze nabi bakayikandamo hagati yamaye. Undati kucyuranda korogati ndawe undati sibi bitwaye cy'ubundi nizashira. Undati ntugakande korogati ndagihera hasi ibyo bizabo. Undati umva jewe nzaza bikana muri zashira birangiza urugo rusenyutse barwanye urasenyuka. Njya numva hari idini rimwe rya Islam bavuga ngo ubundi bemerewe gushaka abagore niba ari 7. Jana numva bavuga ngo nibagira mu ijuru ngo buri wese azahembwa ngo mu byo azahembwa bazahembwamo n'abagore 70 bisugi. Muri yabo bazabona baba bazahembwa n'abagore ngo bazaza bamufata mu ijuru muhembe abagore 70 bisugi. Abakobwa 70 nako kuko atararongorwa ntaga bari umugore. Abakobwa 70 biki b'amasugi. Yumvira ni kuri kose. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Revelation Ministry. Uyu mwanya rero tugiye kuyobora ikiganiro, ni ngewe ugiye kukiyobora. Amazina yanjye nitwa Evangelist Simon Niyifasha. Kuri kamera za Revelation Ministry turi kumwe n'umuyobozi wa Revelation Ministry yitwa Jean-Luc. Ubwo ngiye kumuha umwanya abanza n'abasuhuze. Mbere na mbere yuko muha umwanya rero ndagira ngo tubanze dusuhuze inshuti zacu zidukurikira, yaba iziri muri Afrika, iziri mu Burayi, muri Amerika, Australia, imigabane 5 yose yo kwisi. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ndagira ngo rero twakire umuyobozi wa Revelation Ministry atangira asuhuza abadukurikiye. Ikaze koze cyane. Turishimye kubw'ikaze muduhaye. Turabasuhuje inshuti mwese abanyamuryango mwese mukurikirana ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho buri munsi. Amahoro y'Imana bane namwe. Twishimiye kubana namwe. Twarangije. Arakoze cyane kuba asuhuje abakurikira Revelation Ministry YouTube channel yacu. Imana ni umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu bita divorce. Divorce tugiye kwiganiraho ku bantu bose b'abakozi b'Imana abakristo muri makeya. Ndagira ngo rero dutangire mbaza umuyobozi wa Revelation Ministry ikibazo kugira ngo abashe kudusobanurira ibya divorce. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri divorce, kugira ngo abantu bakurikire cyane basobanukirwe n'iki ijambo ry'Imana rigenda rivuga kuri divorce. Umuyobozi rero ndagira ngo nkubaze ese niki cyaba gitera amakimbirane mu miryango bikageza naho habaho n'amadivorce? Akoze cyane. Kiri kiganiro cyiza. Ubundi divorce ndibwira yuko sina hano muri Afrika gusa, mu Burayi nabonye basigaye
banasezerana cyane bariya bafite uruhu rwera biraburaho ni bakeya ariko sigaye mbona banasezerana bagahana kontara cyangwa ni kontara igihe bazamarana ubundi bakabana igihe cyagera umwe gatandukana n'undi no muri Afurika ibi byamaze kuhagera ariko nkavuga ngo na leta z'isi nyine zibigiramo imbaraga cyane ariko naje gusanga kuba leta zibikora ntabwo ari ugushaka gusenya imiryango ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo ahubwo abantu babane nta mpfu za hato na hato zigende zibaho mu bantu kuko ntabwo leta yifuza kubona umuryango w'abantu bicana cyangwa se kubona umuryango w'abantu batandukanye divorce rero iriho irahari ahubwo wenda icyo mwari mutubajije ni ikirebana ese Bibiliya irabyemera kuba Kristo kuko ku batari abakristo bitwa abapagani ni ibintu bisanzwe byo n'ubuzima busanzwe bo n'ubundi basanzwe bakora n'ibibi byinshi ariko twebwe abana b'Imana ntabwo twemerewe kugira ibibi dukora rero abatizera bo ashobora no kumwica ashobora gushwana rwose akamutema cyangwa sebe turi kumva benshi barimo kwicana muri iyi minsi ngo cyane zirimo umva abagabo bari kwica abagore babo abagore bari kwica abagabo babo ibyo ni ibintu tugenda twumva hirya hato na hato rwose bari kwicana cyane kuko mubikurikirana no ku makuru rero ikintu navugaho ku birebana n'ijambo ry'Imana kuri divorce wenda reka rogoyeho gatoya mbere yuko tujya ku ijambo ry'Imana kugira ngo tuhite dufata divorce ndagira ngo ukoze hasi unyibutse ibuye niko abanyarwanda bakunze kuvuga kuri iki kintu kiri mu bihugu by'Uburayi abazungu birabahana amakontara kandi n'abakristo ndahamya ko bijya bibayo ugasanga ntabwo wenda twavuga ngo abakristo nyabakristo bariya bafite uruhu rwera ntabwo ijambo ry'Imana ribemerera keretse batizera ni ukuvuga ngo bo babikoze baba hari inshingano bari gutandukira zanditse mu ijambo ry'Imana bahawe kandi turabibutsa ko iki ari ikiganiro menya nibi muri iki kiganiro niho twahisemo iyi ngingo ivuga kuri divorce hanyuma kano kantu warumbajije itorero ni rimwe ku isi kandi ikiriyobora ni ijambo ry'Imana ntabwo habaho Bibiliya ebyiri cyangwa eshatu ni Bibiliya imwe ibiyirimo nibyo bituyobora twese ku isi niyo mpamvu bavuga ngo ni itorero rimwe ryakuwe imiryango mu moko yose mu ndimi zose no mu mahanga yose hanyuma tukagira intego imwe ishingiye ku ijambo ry'Imana kuyobokamana niyo idufasha rero sinzi niba hari umuntu ushobora wenda muri abo b'Iburayi kuko ubona barimo kubikora cyane sinzi niba n'abakristo bashobora kubikora kuko ariko ndibwira ko batabikora kuko twese duhuriye ku kintu kimwe cyitwa ijambo ry'Imana turahamya neza ko ijambo ry'Imana ni rimwe Bibiliya ni imwe ndumva nta mukristo w'Iburayi ngo nuko ari umuzungu wakora divorce kandi Bibiliya bituza nari nabajije ikibazo kivuga ngo reka duhere ku kintu gishobora kuba cyatera amakimbirane bikageza naho abantu bajya kwaka divorce ese iyo urebye muri iyi minsi iyo urebye hirya no hino ubona imiryango igenda itandukana mu bapagane ugasanga no mu bakristo byagezeho byatangiye kugaragara yuko hari abakristo barimo baratandukana n'abagabo babo bagashaka n'abandi utekereza ko ari iki cyaba kitera aya madivorce arimo aragaragara muri iyi minsi ibi bitera byo ni byinshi sibyo ariko nibuza nishaka wenda mvuge navuga nibuza nk'ibintu bibiri icya mbere ni ku birebana n'imirambagirize ubundi tuzi ko kera ho nakoze mbona hari ikintu cyitwa ngo ni abaranga sibyo umuntu akagira nkaguka gutyo niba umusore ngasanga umuntu w'umupapa ukuze uruta wubatse urumenyereye iby'urugo amubwira ni mwafashije mukandangira rwose banyakubahwa mukanshakira umukobwa uzambera umugore umutima w'urugo
kubera ko akuze we asobanukiwe iby'urugo kandi azi no kureba burya abantu bakuze baba bazi kwitondera ibintu babizi kandi baraciye mu bintu byinshi bafite n'inararibonye akamugushakira kandi akamukuzana mu kubaka urugo rwiza. Icyo cy'uburanga cyo cyararangiye ejo uretse kumva no ku kiganiro kuri televiziyo abasore bahakanye n'abakobwa batereka ati ibyo reka ati ibyo byararangiye n'icyo cyabyo ni muri antikite byararangiye. uyu munsi ugomba kwirebera umukobwa wumva ushaka ukamukunda ukamurambagiza ese baraturambagiza nkandi ariko numvisha abamama bo bakuze naburaga harimo n'abamama bakuze bari kubihamya yuko rwose bikwiriye ariko kubera nyine buriya ibihe bigenda bihinduka iyi generasiyo turimo ubwo yo ntabwo byemewe ariko muri icyo gihe ngewe nagiye mbona abantu barangirwa ingo zarubakikaga kandi ugasanga ari abagore barubaha abagabo babo cyane sibyo n'abagabo babandi bubatse urugo bazi icyo bashaka ugasanga rwose urugo rwabo rumeze neza sibyo ntabwo wabonaga ingo zisenyuka buri munsi n'umugore yarahukanaga yakwahukana akaba yagenda akamara n'amezi 3 umugabo akajya kumucyura ajyanye n'inzoga icyo gihe abapagani bo niko babikoraga ariko abakristo bo niba nabyemerewe ariko niyo kabagaho umugabo yarongera akajya gucyura umugore we ntabwo bivuga ngo ngiye gushaka undi byari hake cyane ubwo ndavuga mbere iyo ngiyo mu bihe byashize muri za mbere ya jenoside jye najyaga mbibona hanyuma iki gihe turimo rero buri wese arirambagiriza reka ngaruka rero mu bukristo ikibazo gihari abasore kubera ko nyine iryo nararibonye ntaryo bafite cyo kumenya ngo se uyu mukobwa yabasha kunyubakira ahubwo ugasanga wenda abasore muri minsi bari gushingira nibuza nko ku bintu icyambere urasanga arambagiza umukobwa ugasanga ashingiye cyane ku gihagararo ku bwiza uwo mukobwa afite hari n'abasigaye babanza kureba se afite akazi ese ni murongora hari ikintu azaza yinjiriza mu rugo rwanjye so umuryango wabo ubayeho ute yes urumva akongera akareba ati se yaba yarize ko nanjye naragezemo usibye ko n'abatarize bishakira bize da atagize no mu wa mbere primaire kabate ntawe nzabona uwize kandi ufite lisansi urumva noneho urumva we nta kindi kinazi kubirebana n'umukobwa sibyo akaba arihuse uko amubonye akajya kumurambagiza akurikije ubwiza cyangwa akurikije ubwo bushobozi bundi amubonyeho bw'ifatika ntiyasenze urumva ngo abaze Imana se uyu muntu uramubona uti urabona kamere yanjye niye bizahuza imiterere yanjye imyitwarire yanjye imirere yanjye nabayemo azabasha kuza niye bihuze bimere neza Imana kuko Imana yacu icyo nkundira Imana yacu ni Imana ivuga sibyo Imana yacu iravuga rwose niba unabihakana ubihakane ku giti cyawe ariko Imana yacu iravuga ijwi tukaryumva urumva Imana ikamubwira ishobora kumubwira ngo niwe cyangwa se siwe kimwe nuko ushobora guceceka ntigire icyo ivuga ariko icyo nkundira Imana yivuze yego ni byiza kandi n'icecetse nayo ntabwo igaceceka nabwo ni byiza kuko Imana yacu iraduhaye ubwenge ikaba inavuga iraduhaye kuvuga nayo ivuga kuturenza inumva kuturenza niba icecetse rero buriya yemeye nasenga kumvira acecetse aba batimara cyane ikintu akora ikintu uhita ukora batoke Imana ndagushimiye ngaho biha umugisha kuko nose Imana ni umwami avugira igihe ashakiye sibyo ushobora guseruka zandi usaza yaracecetse ariko Imana ikintu cyo ushaka kuvuga ni uko Imana yubakira cyane ibindi kuna gushingiraho mu guceceka kwayo ni uburyo yaremyemo umuntu namuhaye ubwenge si ubwenge bwe mu mariki ntabwo ishaka kudutwara nk'amarobo ntabwo ishaka kudutwara nk'amarobo ishaka iha agaciro ubwenge yaguhaye ubwigenge yaguhaye kwihitiramo kwawe ukayifatamo icyo ushaka ibyo Imana ibiha agaciro ishobora guceceka rero ariko ishingiye kubona yakuremye akavuga ati wese ntareba ntafite ubwenge none se utari wajya kure ko
ko hari nk'abantu benshi cyane bagiye batanga ubuhamya bavuga ati umuhanuzi runaka yansenyeye urugo, avuga ngo umugabo tubana cyangwa se umugore tubana ntabwo ari uwanjye. ubwo uwo nguwo ufashe gahunda yo kuvuga ngo ngiye gusenga Imana nyisobanuze niba uwo tuzabana ari uwanjye koko, ubwo ntiyakubitana na bamwe muri abo bahanuzi? ese yabasha kubimenya ati? niyo mpamvu nari mvuze gutya. Imana ivugana natwe mu nzira nyinshi, sibyo? Reka mvuge nibuza by'inzira y'Imana ivuganamo n'umuntu. Inzira ya mbere ni kuri wowe ku giti cyawe wenyine. Yego. Ushobora kuba udafite ya mpano y'ubuhanuzi, ukaba udafite ya mpano yo kumva ijwi, ukaba udafite ya mpano yo kwerekwa, yego, nuko guhishurirwa. Imana ikagusanga binyuze mu nzozi. Yobu niko yavuze ko igihe dusanga ngo twashyizweyo mu gicuku, ikavugana natwe igashyira ikimenyetso ku byo yari yaravuze, bigatuma tumenya ko iri kumwe natwe. Icya kabiri, ushobora kuba gusanga mu nzozi igakoresha amarangamutima yawe. Amarangamutima yawe akakumvisha ko ibyo ugiyemo ari ukuri, dore ko ari nayo yaturemanye, sibyo? Ariko wabanje guca muri ya nzira yitwa gusenga. Ntabwo ari guhita uvuga ngo amarangamutima yanjye agakora nawe gusa, kuko Imana ni umubyeyi. Uko umwana ufite se adashobora kujya kurongora atabanje kugeza ku mubyeyi we, urabizi ko arabanza akicaza se na nyina akababwira ati nyamara mfite umushinga, nabonye umusheri, ndi hafi kugira icyo mvuga, ababyeyi banjye mumfashe muzajye no kumvugira ijambo, sibyo? Noneho rero ni nako Imana ari umubyeyi wacu. Umukristo wari wese ugiye kurongorwa, ugiye kurongora, niba ari umusore, abanza agiye imbere y'Imana yabwira ati burya mfite umushinga, reka ko hari inkumi nabonye bimeze biti, mbwira Uwiteka. Noneho niba icecetse, ishobora gukoresha amarangamutima yawe ukumva uranyuzwe kandi ukavuga ati irabana nanjye, cyangwa se igaca mu nzozi. Iyo bitagenze gutyo, ishobora guca mu buhanuzi, aho ni aha gatatu. Iyo bitagenze gutyo, ishobora guca mu ijwi ukumva ijwi. Iyo bitagenze gutyo, ishobora gukoresha uwo warambagizaga ugahita ubona ko atari wowe mutazabana. Mu buhe buryo rero? Mu buhe buryo? Ishobora gutuma akwereka kamere ye, ukabona iyawe n'iyo ntibizigera bihuza, ku buryo ahita kwitwaraho ibintu, akakwitwaraho ukuntu ugahita uvuga ati yewe nari nishyizeho umuriro. Kandi nubwo bivuze umuriro, niba ari umuriro ariko hari undi azashaka uzawuzimya, kuko ashobora kuba ari umuriro nanjye ndi umuriro, ubwo umuriro n'undi iyo bihuye bibyara iki? Umuriro wiko by'intureke bibyara ibishashi, urumva? Ariko aho azagira, hari uwo azageraho n'uwo nguwo asange n'amazi, nazaza yako ayo mazi ahita awuzimya, urumva? Noneho rero Imana ishobora gukoresha umuntu igahita kamere ye, ugahita utinya ukavuga ati yewe ntabwo nari kuzabana n'ibishoboka, cyangwa se ikamuteramo umutima wo kukwanga, wo kuhita abivamo akabireka, sibyo? Ntabwo aba ari uwawe. Izo ni inzira Imana inyuzamo rwose, nta jwi wumvishe, nta buhanuzi, ntaki. Ariko wabanje kubigeza imbere y'umubyeyi wawe, imbere y'Imana, ukabisengera, ukabifatira iminsi ugasenga. Kibire ni ukubikora utabanje kubibwira Imana. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Icyo ni kimwe umaze kuvuga cyerekeranye mu bintu bishobora kuba byatera gusenyuka kw'ingo muri iyi minsi. Urushako, imirambagirize. Ikindi kintu wabona kirimo kiratera izi divorce hanze aha ngaha cyaba ari nk'ikihe? Yaba kimwe bibiri uratubwira bitewe n'uko ni ukuvuga ngo ikindi ndimo kubona ubundi harimo n'ibirebana n'imitungo. Abantu benshi rwose uri gusanga bapfa ikintu cyitwa imitungo. Imitungo ushobora kuba umugabo awufite mwinshi, wenda umugore aje awumusangana, noneho ugasanga umugabo arashaka kuyobora uko ashaka kuko umugore yawumusanganye. Ibyo bikabasupanya. Cyangwa ugasanga umugabo ashatse umugore, agasanga umukobwa ko kwa kundi avuze ngo amushaka mukurikiye imitungo, uwo mugore agashaka kuba ari wiyobora uko ashaka, akaba yajya kubakira imiryango y'iwabo, akajya yafata akayohereza muri famiye atabibwiye umugabo. Ibyo nabyo biri gusenya ingo, urumva? Bisaba ngo niba wabanye, niba umusanganye ari mwinshi, nyine ububaye wa bose, nta muntu ugomba kuwiyoboramo uko ashaka. Bagomba, niba ngiye gukoraho, ngiye kubakira mukecuru wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye, ngiye kumurera ku ishuri, mbanze mwicaze umutware wanjye, umugore wanjye, tubiganireho, hanyuma bice mu mucyo. Icyo rero kiri gusenya ingo.
cyane rwose muri iyi minsi. Ikindi ni ubusambanyi. utari wajya ku kindi twakwibutsa abantu yuko hari n'abashaka abagabo bitewe n'imitungo babakurikiye, noneho hari n'abashaka abagore bitewe n'uko imiryango yabo imeze, nabyo bikaba byari intandaro mu gusenya. ukuvuga ngo intandaro hari imiryango yibaho umugore igira uruhare gusenya urugo rw'abana, hari n'igihe usanga hari imiryango y'umugabo igize uruhare mu gusenya urugo rw'abana, nabo bagiye babigiramo uruhare bitewe nyine na kwa kundi hari igihe umwana ashingira, mama w'umwana ashingira umuhungu we, ugasanga umuhungu akunda nyina cyane kurenza umugore we. urumva kandi Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Igikomeye ntabwo Bibiliya ivuga umugore kandi we uzasiga se na nyina akabana n'umugabo we akaramata, no, ahubwo ivuga ko umugabo ari we uzasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, ubwo bombi bakaba umubiri umwe. ubwo nta kintu bari bashatse kuvuga sara, nyine bigaragara ko umugabo niwe utera intambwe mu kujya gushaka umukobwa, sibyo? niwe ubigiramo uruhare. iyo ntambwe yateye nagakwiye kuyirutisha mama we, sibyo? usanga arakunda mama we kurenza umugore we, kandi yarahagurutse akajya iwabo w'umukobwa akajya kumukurayo. ibigaragara ni uko yasize nyina akajya gushaka, nyine yamusize nyine gushaka umukobwa, none aragaruka agashaka kugusubiza rwa rukundo mama we yarwambuye umugore. ntabwo ari ibyo rero. ugasanga na nyina w'umuhungu bitewe n'uko bari babanye n'umuhungu we, mbega umuhungu atakimukora ibyo yamukoreraga, agatangira gushaka gusenyera wa mugore cyangwa se umukazana we, bitewe n'uko abona agashaka kumwambura umuhungu we ku byo yamufashagamo, agatangira kujya aca inyuma hariya, akaba yamuteranya n'umuhungu we, ugasanga ibintu bibaye ibindi. icyo rero nacyo kiri mu bihagurutse intandaro yo gusenyuka kw'ingo. aha ngaha rwose imiryango y'abana yitonde cyane, kuko nabo usanga bagira uruhare mu gusenya ingo. ikindi se nta kindi waba wakomereza wenda ikindi navuga wenda nihuse harimo nk'ubusambanyi, sibyo? gucana inyuma kw'abashakanye, uwo mugabo ugasanga aca inyuma y'umugore cyangwa umugore agaca inyuma y'umugabo, cyangwa ugasanga wa mugabo umugore yashatse wenda bashakanye ubuzima buri hasi, batera imbere Imana ibahaye umugisha, agatangira kubona umugore we batakiri mu rwego rumwe, kubera ko akize ari kuganira n'abagore abona bakeye bafite amafaranga bazi kwisukura. wenda wa mubyeyi wa mudamu yirirwa mu rugo ari gufasha utuntu, akora imirimo yo mu rugo, asanga undi yiriguye mu kazi, agasanga umugore nyine yiriwe imirimo n'ibyuya, agatangira kwibuka ya mpumuro ya ba bandi birirwanye, akumva umutima niho wibereye, urumva? cyangwa agasanga umugore atangiye kujya mu kazi arakeye, atangiye guteretwa n'abagabo bifite bafite ubushobozi, bamuhandikira ku WhatsApp agira gute, akumva ashaka gusubira muri rwa rukundo rwa kera rw'imirambagize akiri umukobwa, bamurambagiza. ibyo rero bigatuma atangira kubona umugabo we ko atari umugabo we, kuko umugabo hari n'igihe za keya aba atakizimuha nk'uko yazimuhaga bitewe na stress y'akazi. ariko aha ntabwo akavuga ngo umugabo akwiye kugerageza izo akazishakamo, kuko abadamu muri intege nkeya zabo ziba ku matwi, hanyuma abagabo intege nkeya zabo ziba ku maso. amaso twebwe dukanuye tureba abagore b'abandi n'abakobwa beza tukahapfira, ariko abadamu bapfira mu matwi amagambo meza, utugambo twiza ubabwiye. iyo rero uwatumwimye utakita umubwira, agahura n'umutipe hariya hirya, agatangira kwandikira kuri ka WhatsApp, akamubaza se wiriwe ute, wariye se, urara ijoro ugira ijoro ryiza, ejo agatangira kuvuga ati sheri bite, agatangira kubwira ati ariko urasa neza, ako kanya kaba kabaye. ubwo uri kuvuga ngo umudamu umutima utangiye kujya ahandi, wowe ukaza rero unaniwe wiroha mu buriri naki, kandi hari uwo wamutereta, ubwo se urumva wowe bitazarangira. ibyo nabyo ugasanga bibyaye intandaro yo gusenya ingo. umugabo akwiye guhora ashakisha ya magambo meza yabwiraga umugore we bakirambagizanya, n'ubundi akwiriye kongera kuyagira muri ibyo bihe barimo, akajya yamubwira. ariko ugasanga hari igihe nawe nyine yatwawe na wa mwuka wo hanze w'abo bagore, akumva nta magambo agifite kubwira umugore we y'urukundo, kuko hari abandi yabonye yumva yajyaho. ibyo rero nabyo bibyara intandaro yo gusenyuka k'umuryango, ugasanga baratandukanye. ikindi wenda nasorezaho
ni ubukene. Hari igihe ubukene kuko aho ngaho mvuze ubusambanyi mvuga n'ibikuru ubusambanyi bwa bukire bwose kuko n'ubundi Yesu yavuze ko bimwe mu bigusha abantu yavuze ubukene amaganya y'isi anavuga ndetse n'ubutunzi ariko ageze ku butunzi yabyise ngo ni ibihindo by'isi aho ho yavuze yabigaragaje cyane ku ibihindo by'isi bigusha abantu ariko ubukene nabwo bujya bubasha kuba bwasenya ingo ugasanga rwose umugabo arashakisha bikanga yaza umugore ati se ko nta kintu ndetse nari kugikurayo ko ntako ntagize umugore pe wenda ntahita bivuga agatangira umutima atabuze umugabo nashatse koko naje kugwa mu rugo kandi mu rugo nararyaga urumva naje umugabo akongera akajya gushakisha yagaruka agasanga ntacyo azanye umugore akongera kugeza ubwo umugore agiye kuvuga ati kubundi uziko iwacu naryaga ubu se uwanzanye kugira ngo nicwe n'inzara ngaha kandi umugabo nakatagize urumva kandi n'umugore nawe akaba yaje gushakisha bikanga kuko muri iki gihe dore turi mu gihe cy'ubwuzuzanye mbere ngo byari uburinganire ko byabaye ubwuzuzanye umugabo arashakisha n'umugore agashakisha niba umugabo byanze umugore bwira umugabo ati biretse nanjye reka ajye gushakisha sibyo ubundi twubake umuryango w'abana b'Imana dore ko ubundi buringanire bwahereye ubundi mu itorero nubwo leta zibizanye vuba ariko ubundi mu itorero Imana yabitangije kera ubundi Adamu na Eva mbere yuko bakora icyaha bari babanyemo mbega bari babayeho mu buryo bw'uburinganire mu buryo bw'ubwuzuzanye niyo mpamvu mu bihano Imana yahaye Adamu na Eva bamaze gukora icyaha bariye ku giti yababujije harimo n'igihano cy'uko ibyaro ubwuzuzanye bari nk'ibihindutseho gato mu bihano bine Imana yahaye umugore Eva nyine harimo igihano yamubwiye ngo uwo mugabo azagutwara uzatwarwa n'umugabo bivuga ngo mbere bivuga n'uturutu biravuze ngo kwifuza kwawe kose kuzahorera ku mugabo kandi uwo mugabo niwe uzagutwara azaba umutware wawe bivuga ngo mbere ntabwo ari kubyemeza mbere ko bakora icyaha ibyo Imana bivuze bamaze gukora icyaha rero kubera ko twongeye gusubizwa muri Edeni y'agakiza twebwe nk'abakristo ubwuzuzanye n'uburinganire bigenda bizamo ubu bashobora guhita bavuga ngo uburinganire se ngo nta mugabo njya numva hari abantu bafite iki kintu ngo nta rutugu ngo rukura ngo rusubize si mwana ni gute umugore yareshya n'umugabo ntabwo kureshya wenda ari ukuvuga ngo tuzamuke tureshye ariko mu buryo tubanyemo uzasanga dushobora kuba turinganiye kuko umugabo agiye kwishyira hejuru cyane n'ubundi urugo rwasenyuka iby'agakiza bigahinduka zero bisaba kuvuga ngo iby'umugore uko ateye imiterere ye nyemere kandi nanjye uko nteye umugore wanjye abyakira kuko buriya intege nkeya zuzuzwa n'imbaraga niba umugore wanjye ufite intege nkeya imbaraga zanjye zihari ngo zuzuze izo ntege nkeya ze niba umugabo afite intege nkeya umugore ahari kugira ngo akaba afite imbaraga umugore akafite imbaraga ahari kugira ngo yuzuze za ntege nkeya zanjye mfite rero ibyo ni bimwe mu bintu bijya bisenya iki ingo muri iyi minsi urakoze cyane muyobozi ndagira ngo nkubaze ikintu kuko muri uyu mwaka ushize 2020 twagiye tubona inkuru nyinshi zitrendinga z'abakozi b'Imana yaba abaririmbyi b'ibyamamare batandukana n'abagabo babo tubona abagore b'abapasiteri bagiye batanga ubuhamya bavuga yuko batandukanye n'abagabo babo ba mbere bagashaka abandi rimwe na rimwe hari n'abavuga rwose ubundi wa kabiri nashatse yabaye nka marayika mbese avanga Imana ngo yagendaga imubwira yuko nyine ngo uwo mugabo wa kabiri nyine muhaye ngo ari we nyine wari we uwa mbere ntabwo yari wowe njye nkibaza noneho nkagira ikibazo gikomeye nkavuga ati se yaba abapasiteri bavuga yuko batandukanye n'abagabo babo ba mbere yaba abaririmbyi ndetse n'abakristo muri rusange ese divorce iremewe mu bakristo ndagira ngo dusubize icyo kibazo kugira ngo abantu bose basobanukirwe n'ikijambo ry'Imana rivuga kuri divorce niba abakristo bayemeye cyangwa batayemerewe wenda mu bintu uvuzemo ibintu bibiri icya mbere ubwo harimo divorce ubutane nyine gutandukana kw'abashakanye sibyo hakazamo no kuba yashaka undi mugabo cyangwa undi mugore wenda ibyo gutandukana mbe mbiretse sibyo ahubwo reka mbere kuri iki ngiki cyo kuba
yatandukana agashaka iki undi mugabo cyangwa undi mugore uravuze uti hari abapasiteri nagiye numva hari ababishopu icyo cyo navuga ngo ni ishyano kubona umuntu w'umugore njya mbibona hari mbona ngo ni ba apostoli b'amatorero runaka hari aba bishopu hari ba arikibishopu hari ba apotre njya mbabona rwose b'abadamu hari ba pasiteri hari ba reverande hari ba perezida igare bahagarariye amatorero runaka aho ahubwo noneho bigeze kuri abo biba ari urukozasoni biba ari amahano akomeye biba ari ikibi gikabije. wenda mbere y'uko uhita ufata aho ngaho ndagira ngo ubanze udusobanurire divorce yemewe mu bakirisitu kuko mbere y'uko baba pasiteri bakaba abashumba bakuru bakaba n'abapotre ndetse n'andi matitire menshi abanza ubukristo. Yes. icyo wenda turaza kukijyaho ku kintu cyerekeranye n'iki n'abayobozi bakoze divorce. icyo tuzakiganiraho kugira ngo abantu bamenye ese ijambo ry'Imana ritubwira iki kuri icyo kintu. Tugiye kubanza twifashisha ijambo ry'Imana mbere ko twinjira mu gusobanura se ubundi nyine ubutane buremewe ku bakristo. uko twagiye tureba bimwe mu bituma abantu batandukana. harimo bwa busambanyi tubonye, harimo kwa kurambagiza ukarambagiza nabi utabanje no kubaza Imana no gusenga, sibyo? harimo bwa bukene, harimo na bwa bukire ugasanga uwo washatse ntacye mu rwego rwabo. harimo no kuba kwaya wa mutungo ugasanga umwara waya mu ruhande rwe atabanje kumvikana mugenzi we. birahari byinshi biri gusenya imiryango. hari n'abo njya n'ubu bashingira ku moko, hari n'imiryango iri gusenyuka ishingiye ku madini, nuko adasengera aho asengera bagasenyera da. uzi ko hari abigeze gusenya urugo bapfuye imbeba. imbeba yarinjiye ati iciye hano musi y'ameza uratoya ati aho giciye musi y'ime undi ati njye nayibonye iciye musi y'ameza undi ati reka ndayiciye musi y'ane. umugabo ati kandi wa mugore we n'agasuzuguro kawe tinaga kutumva. undi ati hoya njyewe nayiboneye iciye musi y'intebe. umugabo atuva twumvikana uramva unajya wumva ibyo mvuze. sibwa yagutse atekuye abamukubise ishyi byarahize urugo rusenyutse bazize imbeba. hari n'abigeze gupfa korogati kubera ko ngayikanze nabi bakayikandamo hagati. undi ati kutukanda korogati ndawe undi ati sibi bitwaye icyo ubundi nizashira. undi ati ntugakande korogati ndawe yihera hasi ibyo nizamuka. undi ati umva njyewe nzaza bikana n'ubundi zashira. birangiza urugo rusenyutse barwanya urasenyuka. ibisenya ingo byo ni byinshi ariko noneho hari ibifite imbaraga cyane, sibyo? bifite imbaraga cyane ari byo bimwe mu byo twaheriyeho. rero tugiye guhera kuri icyo kintu turebe ese nyine abakristo bemerewe gutana, bemerewe gukora iyo divorce. twabonye ko isi irabyemera n'ubuyobozi bwabishyizeho kugira ngo abantu baticana, ariko se abana b'Imana ubundi bemerewe gukora divorce? ubundi se bemerewe kwicana? ijambo ry'Imana ko ritwemerera. ubundi se bemerewe gusambana ngo bazire icyo ngicyo ngicyo bapfa? ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. twumve icyo Yesu yabivuzeho ku butane. Mariko igice cya 10 tuhera ku murongo wa mbere, nibyo byiza kugira ngo byumvikane neza. tugeze nibuza ku murongo wa 10 nibwo abantu babumvishe neza. burangiye nkunda ijambo ry'Imana cyane, banifuza ko umuntu wese twarisomana tukagendana. nawe niba ufite Bibiliya urambure Bibiliya dusome. ibyo gusenda abagore niko titire y'amagambo ivuga, cyangwa se interuro y'amagambo. haravuze ngo nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani. iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemerera ko umuntu asenda umugore we? nawe arababaza ati Mose yabategetse iki? baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. umva ikintu gikomeye, ni ukuvuga ngo icyatumye Mose yandikira Abayuda
akababwira ngo umugore nakunanira ujye wandika urwandiko rwo kumusenda urunyoherereze hanyuma ubone kumusenda nuko imitima yanyu yari inangiwe cyangwa imitima yabo yari inangiwe bitewe n'irari ryo gukunda abagore cyane none kuba bakundaga abagore cyane Mose arabategura ngo bajye bahora baturumbura abagore birukana buri munsi bajye banza babingezeho ndebe n'impamvu babirukanye ariko Mose nta kintu ari gukora n'ubundi kuko imitima yabo ari inangiwe ikeneye abagore benshi ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore ntabwo Imana yigeze irema umugabo ngo imuremere abagore benshi y'Imana iza kubishaka ntabwo yarafashe Adamu ngo ari wikuramo urubavu rumwe iruhindura umugore yari kurema n'ubundi abandi bagore ikababumba mu itaka nk'uko Adamu byagenze kavuga tugiye kuguha abagore 100 cyane niko byari kuko ushaka no kugira ngo abantu bahite bagwira mu isi abagore 100 niba nuzaza ubaterera bose bakabyara bizihuta ko isi itayuzuye kuko n'Imana n'ibyo yashaka ko isi ijyamo abantu ikabona igaturamo abantu Imana ikabona abantu benshi ariko ifata Adamu aba ari nawe ikuramo iki urubavu bivuga ngo umugore ni urubavu rw'iki rw'umugabo iyo ni isano ya mbere ikomeye yo hagati y'umugabo n'umugore icya kabiri irongera kandi iravuga ngo ni umwe wenyine yari ifite n'ubushobozi bwo gufata urwo rubavu ikarukoramo abandi bagore benshi cyane niyo mpamvu Yesu avuze ngo uhereye mu itangiro Imana yaremye abantu umugabo n'umugore nta bindi byo kuvuga ngo undi wa kabiri ngo undi wa gatatu njya numva hari idini rimwe rya Isilamu bavuga ngo ubundi wemerewe gushaka abagore niba ari 7 njya nanumva bavuga ngo nibagera mu ijuru ngo buri wese azahembwa ngo mu byo azahembwa bazahembwamo n'abagore 70 b'isugi ngo mu bagore muri yabo bazabona baba bazahembwa n'abagore ngo bazaza bamufata mu ijuru muhembe abagore 70 b'isugi abakobwa 70 nako kuko atararongorwa ntabwo aba ari umugore abakobwa 70 b'iki b'amasugi yumvira ni kuri kose aha nicyo gituma umuntu azasega se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bigatuma baba batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe umugabo n'umugore ntabwo baba ari babiri ubundi tuzi ko tugiye mu mibare y'isi Simoni Jarike turi bangahe turi babiri ariko mu mibare y'ijuru umugabo n'umugore ni umwe ntabwo ari babiri ubwo rero nuvuga ngo ugiye gushaka undi mugore uzabanza ufate wa wundi umushyire mu rubavu rwawe asubire muri rwa rubavu ujye gushaka urundi rubavu niko bimeze aha Yesu atasoza avuga ngo nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye iri jambo ni ryo kwitondera icyo Imana yateranirije hamwe umuntu nta n'undi muntu ukwiye guca ku ruhande ngo ajye gusenya urwo rugo nawe reka mbwira abasenya ingo ngo muzabona ishyano abajya gusenya ingo z'abantu ushobora kuba ari njya mbona b'abakobwa baba ku muhanda akaba yasenya urugo rw'umuntu kuko ngo we aze gufata neza umugabo indaya ariko Imana ibaha agakiza mu izina rya Yesu wenda bariya bo nta nubwo twanabatinda ntitwanabacira n'imanza kuko baracyari mu bujiji ariko Bibiliya avuga ngo iminsi yo kujijwa Imana arayirengagije abantu bajijutse bitwa abakristo ukaba ugira uruhare mu gusenya urugo rwa mugenzi wawe uzabona ishyano icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye ushobora kurusenya biciye mu magambo ushobora no kurusenya biciye mu gusambana umva hari ikibazo gikomeye hagati yawe n'Imana nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye bageze mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo uvuga ngo n'abigishwa ba Yesu kuko bari baswe n'uwo mwuka w'abafarisayo abase ko tuzi ko gusenda byari byemewe ibintu uyu mugabo avuze ni ibikira ngo bageze mu nzu baba bati oya iryo jambo ngiye dusubiremo turyumve neza ntabwo turasobanukirwa ibyo ushatse kuvuga twumva se ugiye kubikomeza cyane kandi twari twumvaga byoroshye aha umurongo wa 11 niwo tugezeho arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye kandi
n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abagize gute urumva aya magambo umuntu wese ayumva uyu ni Yesu umwami w'ijuru n'isi niwe wivugiye aya magambo haratubwiye ngo arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye 12 kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abagize gute abasambanye mbere yuko wenda dukomeza yandi magambo yo muri Bibiliya aha Yesu arabirangije neza agaragaje ko Imana ijya ubundi ni ibintu bitavuzemo hano bikomeye icyambere avuze ko uhereye mu itangiro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore ashatse kwerekana ko nta muntu w'umugabo wemewe gushaka abagore benshi kuko Imana yaremye umugabo imuremera umugore umwe icyo ni cyane na Yesaya yarahanuye ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo ntabwo ari ibigore byabyo yaravuze ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo aha ikindi cya kabiri cy'ingenzi Yesu avuze ahangaha ni uko asobanuye ko icyo Imana yateranirije hamwe nta wundi muntu ushobora kugitandukanya yaba hagati yawe n'uwo nguwo mwabaye umwe muratandukana se ngaho risatura ntabwo byakunda kandi mwabaye umwe ubwo rero niba ushaka kujya kuzana undi mugore kereka ahandi bongera bakagusatura urwo n'urubavu rwawe gumana n'urubavu rwawe wikwikeba iyo mpamvu babikora bazarimbuka ko nyine ubuse simo wafata urubavu rwawe ukarusatura ukabaho reka aha niyo mpamvu rero nyine abagiye gushaka abandi bagore ubwo ni rwa ruvu basatuye bararwangije ubuse bazabona ubugingo ikindi cya gatatu cy'ingenzi Yesu avuze ni uko ashoje avuga ngo umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye ngo kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi naho bagize gute abasambanye ndibwira ko iki cyasobanutse ni cyumvikana ntabwo ijambo ry'Imana ryemerera abakristo gutandukana n'abagore babo cyangwa n'abagabo babo ngo bajye gushaka abandi ese ko hari abantu bajya bakunda kugira ibibazo bakavuga ngo none se ko tuzi yuko umwami Salomo Imana yamwemeraga tukongera tukabona Aburahamu yari afite Sara akagira n'inshoreke ni kuri Yakobo yari afite abagore be babiri Leya ndetse na Rasheli akagira n'inshoreke zabo kubera iki noneho mu isezerano rya kera Imana yemeraga ko batunga abagore benshi ariko ubu ngubu bikaba bitemewe n'icyo kibazo umuntu yakibaza ubwo na Aburahamu nawe yatunze yashatse Hagari nuko byarana cyane kabisa ariko Imana iza kubwira Sara kuko yese yarashyushye mu mutwe Sara icuzi cyatumye agira iyo nama umugabo we ariko Sara niwe wari ubigizemo uruhare n'ubundi Imana nibwo yahise bwira Aburahamu ngo senda ishoreke n'umwana yego kuko Imana itabyemeranye nuko umwana w'isezerano batazaraganwa n'umwana w'ishoreke sibwo Sara yavuga ati ahita amuzingira utuntu twose bati fata twawe tugere vanga ahangaha navuga ngo ni ikigisho kirekire cyane icyo ni ikibazo kuko abantu benshi bakunda guhagararaho yaba batizera yaba n'abapagani bo mu itorero babandi bo mu nsengero bavuga ngo banizeye ariko ubupagani bakibufite bakishingikiriza kuri ba Salomo bakishingikiriza kuri ba Yakobo bakishingikiriza kuri ba Dawidi ariko urebye nk'abana Dawidi yabyaye uzasanga baragiye bahura n'ibibazo byinshi cyane n'ubwicanyi ubwabo baricanye bakomeza gusambana ni ukuvuga ngo isezerano rya kera n'isezerano rishya byose ni ijambo ry'Imana isezerano rya kera ryo ibintu birivugwamo cyane bireba Abisiraheli kuri twebwe muri iki gihe ni amateka ntabwo navuga ngo ni ibintu biri present urumva ariko ku Bisiraheli icyo gihe barihabwa byabaga biri present biri ni ukuvuga ngo ni ibintu byakorwa ako kanya byahitaga byashyirwa muri en pratique sibyo hanyuma muri iki gihe isezerano rishya rirareba Abisiraheli rikareba natwe abanyamahanga noneho riri gukora ku mpande zose mu gihe isezerano rya kera ryarebaga Abisiraheli gusa ku munyamahanga shwi urumva rero umuntu
kuri iki gihe ushobora kwishingikiriza isezerano rya kera ngo Salomo ngo ashatse abagore benshi, ariko se nyuma yo kubashaka Imana yamukoreye ibiki? Icya mbere yamukoreye, yaramubwiye ati ngiye kuguhana bise nkwambura abantu banjye wari uyoboye. Yavuga ati icyo koza ndagirira umugaragu wanjye Dawidi sosha, ndagusigiye imiryango 2, 10 yose itimwambura iyiha umuboyi we ngo ari ubayobora, ahita ahinduka umwami Yerobowamu. Urumva Salomo asigana imiryango 2, ariko minsi mike Imana itimwambura n'umwuka ava mu isi. Wabyumvishe? Hanyuma Yakobo uzasanga aba bana yabyaye, umwana cyane bibiri kuna gutindaho cyane ari umwana w'isezerano Yosefu, kuko ari ukomoka kuri nde? Kuri Rasheli umugore w'isezerano. Kandi Yakobo urabona we ni bamuteze umutego kwa sebukwe, bamuteze umutego, we yakoreye umugore umwe bamuhana wa kabiri, kandi kiragiye ubona ko babikoraga mu mwijima. Bamuzaniye umugore nijoro atarebye isura ye, yumva ko yakoreye ari wahawe ibihembo byari byahawe, aryamana nawe kubera amategeko y'abakarudaya, kuko yagiye kurambagiza kwa nyirarume. Urumva? Kandi nyirarume yabaga i Babuloni muri Uriya Bakarudaya, cyangwa se hariya muri Irake, ari naho Imana yakuye Aburahamu ikamujyana i Kanani. Amategeko yabo ni uko niba waryamanye n'umukobwa, ariko n'uyu munsi ubundi niko byakabaye, wababaye umugore wawe nta wundi wemerewe gushaka. Niyo mpamvu bose bati okay, cyarangiye mwaryamanye wamugize umugore. Yakobo ati ntibishoboka, njyewe nakoreye umugore n'umwe muranjijisha mwebwe. Aravuga ati kugira ngo basi nawe tumuguhe, nubwo tuba duciye mu mategeko. Urongera nanone umutendera imyaka 7. Yakobo arongera amara imyaka 7 ari gukorera Rasheli. Urumva rero Yakobo nicyo kibazo yahuye nacyo, sibyo? Cyo gushaka bariya abagore barenze 2, ariko nabo navuga ngo yari afite nabo umwuka umugendaho wa karande wo gukunda abagore. Ariko kubera ko akomoka kwa Aburahamu, kandi ari kimana avuze kuri Aburahamu, Imana yabigiriye kugira ngo ibone ko izabona umuryango uyubaha, irabyihanganira. Ariko isezerano rya kera n'umunsi ni ibintu bitandukanye. Umva harimo different. Hari abantu bavuga ngo Yesu ngo yaje koroshya, yaje koroshya, ahubwo yaje kubikomeza. Birakomeye. Kubera iki? Ariko nivuga kubikomeza, mbete ntandukana n'Abadventiste bajya bavuga ngo bashingiye ku isabato. Ngo Yesu ngo yaje kubikomeza. Bibiliya ivuga ko Yesu yaje gusohoza ikisezerano rya kera ryavugaga, ariko abivana mu mubiri, muri pratique abishyira mu mwuka cyane. Niyo mpamvu amategeko ya kera Mose yaranditse ngo iryinyo rihorerwe irindi ryinyo, n'ijisho rihorerwe irindi jisho. Niba nkuyemo ijisho nawe ndikuvanemo. Niba ari umwana wanjye muri famille runaka bakomerekeje, nanjye n'inkomeretse wabo, bivuge ngo noneho Yesu avuze ati niba wamukomerekeje muhe n'akandi kaboko kawe. Noneho Yesu aje atavuga ati ahubwo reka mbabwire, ati mwumvishe ko Mose yanditse ngo iryinyo rihorerwe irindi ryinyo, ijisho rihorerwe irindi jisho, ati ahubwo reka jyewe ikingira icyo babwira, ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo uhindura n'iki. Ubwo aravuze ngo kuvanyamo ijisho umuntu n'irindi, ariko ubwo se byaroroshye cyangwa byarakaze? Ikibazo nuko abantu babyoroshya. Usomye ubundi ishingiro ry'ubutumwa bwiza n'ishingiro ry'agakiza ni Yesu. Noneho aho yabisobanuye neza ibyo byose, agakiza kacu ngo kabe kuzuye, ni igice cya 5 muri Matayo, n'icya 6 n'icya 7. Niba ushaka kuba umukristo mwiza ushyitse, soma Matayo 5, 6, 7. Aho hari akabisa. Iyo niryo shingiro, nibwo butumwa Yesu yavuze, yuririye nibwo yatangiranye nabwo, n'ibindi byose yagiye avuga byuririye kuri ubwo yatangiriye, kuko nibwo bwa mbere yaratangiye kuvuga ubutumwa, azamuka umusozi ngo amaze kwicara aterura amagambo abera kuri kariya ngo ahirwa abakira imitima yabo, ahirwa abashavura. Rero urumva ko Yesu yarabikaje, ntabwo ari ibintu bicyoroshye. Rero icyo navuga, abantu bari gufata ibya Salomo n'ibya Dawidi ngo baze babihuze n'iby'uyu munsi, kuko urumva ibya Yesu byo mu isezerano rishya bitandukanye n'ibya Mose mu isezerano rya kera mu mategeko. Hari igihe tuzagaruka wenda dusobanurira abantu agaciro k'isezerano rya kera kuri twebwe muri iki gihe no ku Bisiraheli, ndetse n'agaciro k'isezerano rishya kuri twebwe muri iki gihe cya none no ku Bisiraheli.
kuko hari ukuntu abantu bagiye bashaka kwitiranya isezerano rya kera isezerano rishya bagashaka kubinganyisha ntabwo bingana habe na gatoya dore ko bibiri navuga ko irya kera yarisazishije niko ijambo ry'Imana rivuga. Urakoze cyane. Urakoze cyane kuba udusobanuye icyo kintu. Biragaragaye Bibiliya muri uriya murongo twasomye muri Mariko ico byaho 10 birabigaragaje neza yuko divorce ku bakristo itemewe, nico bishatse kuvuga. Ubwo rero reka tubanze dusoze iki gice cya mbere, tuzagaruka n'ikindi dusobanura twibaza ibindi bibazo cyane ku bakristo bamwe bagiye bata ingo zabo bagashaka abandi bagabo, rimwe na rimwe ari n'abayobozi b'amadini runaka. Nagira ngo rero umukozi w'Imana Jean-Luc usengere abantu bakurikiye iki kiganiro, hanyuma tube ducumbikiye aha ngaha, tuzagaruka ubutaha twongera twiga ku kintu cy'abakozi b'Imana bagiye basenya ingo zabo bakajya kubaka izindi za kabiri. Kabisa. Urakoze rero baragize Imana. Ibyo byo rwose tuzabigarukamo kuko barimo barazisenya kandi bakitoranyiriza abasore beza bayoboye mu madini yabo. Ugasanga hari n'abagore b'abapotere cyangwa ababishopu bari gufata abagabo b'abandi mu itorero bayoboye bakabatwara bagasenya ingo zabo. Rero ikiganiro tuzakomeza ubutaha, tukurarikiye gukomeza kubana natwe no gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo usangize n'abandi ubutumwa bwiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze rero, naho ubutaha ku kindi gice tuzaba dukurikijeho. Shalom shalom.